ubuzima bwo muri iyi si nta muntu ubaho yihagije uyu munsi uramugenera ejo nawe akagugenera niyo mpamvu nawe ukwiriye kumva ko ubwe yihagije ubuzima tubayemo nyuma y'igirane uduti dufatanyijwe ntawabasha kutuvuna na rimwe wabibasha ke ndetse dutandukanije dufatane urunana nkugire nkugire muvandimwe kandi burya turi abavandimwe kubw'amaraso ya Yesu uduti dufatanyijwe ntawabasha kutuvuna na rimwe wabibasha ke ndetse dutandukanije dufatane urunana nkugire nkugire muvandimwe kandi burya turi abavandimwe kubw'amaraso ya Yesu. Niko watubika mirenge bagenera abakozi b'urugo kandi niyo udatunze ushakisha abaduha akazi ngaho nawe reba mwarimu niyabaho n'abanyeshuri ubuzima tubayemo ntibwagirane uduti dufatanyijwe ntawabasha kutuvuna na rimwe wabibasha ke ndetse dutandukanije dufatane urunana nkugire nkugire muvandimwe kandi burya turi abavandimwe kubw'amaraso ya Yesu uduti dufatanyijwe ntawabasha kutuvuna na rimwe wabibasha ke ndetse dutandukanije dufatane urunana nkugire nkugire muvandimwe kandi burya turi abavandimwe kubw'amaraso ya Yesu. Dore ikigenzi gikwiriye no kubana n'abose amahoro ukita ku bagukeneye kuko bucya n'ayandi have no kwishyira hejuru utwaje icyubahiro ufite ubuzima tuwe